ariko ujye wicara wigaye abe n'abanyarwanda imbabazi. Umuntu umubyeyi wabyaye uyu munsi ibiba ku wundi nawe byakubaho. Isi nisakaye ntawe imvura itanyagira, nawe bitabaho, ariko nyembabazwa n'ukuntu uri umuntu w'umubyeyi, uri umugore ushaje, uri kumva ukuriye ubusa. Ndebera nk'uriya muntu ngo nk'uriya mugabo ngo ni Bosco, sibyo? Uyu mugabo yaraje ubwa mbere yarabanje afata Sabe, afata na Chita, avuga ngo ukuntu ngo barongora mama pasiteri uriya mama pasiteri umugore wa pastor Theogene. Yego, wa pastor Theogene, sibyo? Uriya mugabo ufite ngo Bosco Empire avuga ukuntu ngo barongora ngo pasiteri, avuga ukuntu ngo ari agakino, avuga ukuntu ngo bari mu umuntu yapfuye bajya kuri pastor Theogene bavuga amagambo, urimo urumva. Ariko none se reka mbabaze, tujye dutinya Imana, tujye tuvugisha ukuri, sibyo? Ngewe n'abantu numva rimwe na rimwe buri munsi pe, urimo urumva. Uje kuri YouTube cyokoza Imana, uriya mwana yitahiye, ariko sha yakoze pe, yakoze kuko uje kuvuga ukuntu umuntu ntutumye n'abantu. Buriya reka mubwize ukuri ukuntu tumeze. YouTube ubushize twe twigeze kujya mu mahugurwa, urayibuka amahugurwa twagiyemo yo kumenya ngo ese ni gute umuntu yafata inkuru ya nyayo, ese umuntu yamenya gute ko inkuru ari y'ibihimbano. Uri kumva, urabona abantu bo kuri YouTube iyo uje ukamubwira ngo byagenze gutya abifata nk'ukuri. Nimba Vava ariko arwaye mukagaruka mukavuga ngo yirwaje arimo arashaka kurya amafaranga yo muri diaspora, n'uwari ufite gahunda yo kuyohereza arabyihorera, n'uwari ufite gahunda yo kubikora abikora iki? Arabyihorera, sibyo? Ariko niba ugiye kuri YouTube, man, hari content nyinshi, even nawe wakikoraho content. Wabyuka mu gitondo ukerekana ukuntu wabyutse, ukerekana ukuntu wagiye muri douche, ukerekana ukuntu watetse, gahunda wagiyemo zose, umunsi bari muremure sibyo? Ukawukoramo inkuru. Ariko kujya kwinjira mu buzima bw'undi muntu, ariko si utuvugishije ukuri, mwe nta bibazo mufite. Karuko mwebwe mutaba ku ma YouTube channel cyangwa se mutaba kuri social media, ariko ubutuje kureba mu mibereho yanyu, buri wese akagirirwa amahirwe yo kumenya imibereho yanyu. Nta bibazo mufite ku buryo wirengagiza ibibazo byawe ugashaka kwinjira mu buzima bw'undi muntu. Noneho igitangaje cy'aba bantu bari no kubishyiramo gushinyagura. Ribu nitubabarire aba banyamakuru bose bataraba umwuga bajye bakora content ziberekeyo, bareke gukora content ku bandi bantu, kuko ibi bintu byo kuvuga ngo barashaka views no kwica umuntu bazamwica ariko babone views. None se uribaza ko kugezana n'ubu abantu baracyashinyagura? Murebe muzenguruka ama YouTube, uriya mwana w'umukobwa arwara, tubigarukeho ibyo bintu. Urumva, tujye tuvugisha ukuri, haba n'abagiye kumukoresha ibiganiro ntago bakoze ibiganiro nk'abantu bari kumutabariza, babikoze nk'abantu bahanganye. Noneho na nyuma yaho n'abaje bavuga yuko ari gutwika. You guys, mwebwe mwagiye mukaryama mu bitari byari byo byose. Buretse Pastor Claude ko wiyita ngo uri umupasiteri ni umuntu uhuza abantu, si umuntu utandukanya abantu, sibyo? Kandi umupasiteri ni ikiraro cy'abakureba, ni ikiraro cy'abakumva, sibyo? Kubera yuko ubutumwa bwiza, mani, reka nkubwize ukuri, hari umuntu uba wahuye n'ibigeragezo n'ibibazo, nyamaze yaruhukira ku muntu uri kwigishiriza ijambo ry'Imana cyangwa se uri kuganira ibintu byiza. None se wiyita gute pasiteri uhora muri ibyo bintu? Yego, kugira ngo utabarize umuntu, ahubwo ni wowe umutaba. Ni wowe umutaba. Noneho ikindi, umuntu murabona yuko agize gute? Arwaye. Uretse
no kuba byabatera agahinda ko bajya bavuga ngo agahwa kari ku wundi karahandurika, ari wowe biri kubaho. Umuntu w'umubyeyi yaricara avuga ngo ni ugutwika, abandi ngo ari gushaka amafaranga. Mwanjajwa mwebwe amafaranga mwagiye mukaryama bakayaba. Ibaze kugira ngo uriya mugore agere ahantu ceceka, ibaze kugira ngo uriya mugore agere ahantu avuge ngo ko gutwika bizadukoraho. Ariko wa mugore we uretse gusaza wanduranye, ubu wabuze ibindi bintu uvuga ku buryo uvuga nta kintu kiri positive ndigera numva no mugore ngo mugwiza. Noneho igitangaje cyo ko ari cyo nkundira Imana, bamwe bari kugenda bigarukaho ngo twakoze ibi n'ibi. Abantu bose none abantu bose mwabivuzeho muzapfa mwumve nimugera ikuzimu muzagarama mwibaze. Umuntu ararwaye mwaragiza ngo ari gutwika, ese mwebwe byababayehora mukumva ukuntu bimera. Noneho yakoze ikiganiro ngo Yesu we ngo n'ukuntu ngo twavuze ngo ibaze umuntu w'umubyeyi. Noneho njyewe ndabamenyesha yuko ibi bintu dukora mu isi, buriya ibyiza dukora mu isi ingororano zabyo tuzazibona tukiri mu isi tutarapfa. N'ibibi dukora n'ingororano zabyo nabyo bizaba tukiri mu isi tubibone. Mugwiza ufite abana b'abakobwa, sibyo? Yego, nimugende murebe ikiganiro Mugwiza yakoze, mwumva amagambo yavuze kuri uriya mwana w'umukobwa arwaye. None ibi bintu ribu nitabijyamo mumenye neza yuko rwose pe ntabwo biri buze kugira neza. Hari undi mupasiteri banyoherereje Bria yari kuvuga ngo biriya arimo ni mu bitaro ngo ni amafaranga ari gushaka. Namwe ni munyumvire ko bajya bavuga ngo umushinyaguzi aza nkubaza. Noneho hari uwitwa Bosco Mana, navuze nti Imana nimbibaho mu by'ukuri, ngo jyewe nifatiye video ngo ari none haravuga ngo kubera iki yagiye gutora mu buzima. None se nta barwayi kwa muganga bagiye gutora? Pastor Claude yaravuze ngo gute umuntu aba aryamye mu bitaro ngo yarangiza ngakodaringa amafi. Ese reka mbabaze, umuntu agomba kurya. Ikindi kandi mw'abantu mwe, indwara buri iby'indwara ntiwabivamo. Hari igihe uba urwaye uzarebe niyo urwaye buriya nijoro indwara irakukubita ikakuzahaza, ku manywa ukamera nk'aho uzanzamutse, ukamera nk'aho ubayeho muzima. Niba utoye agatege ntabwo ugomba kuvuga, ariko se kubera iki social media igomba kwinjira mu buzima bw'abantu ikagera kure? Ubu si uko mwese mugiye kwatsa amamodoka, mugiye kwatsa amamodoka mukajya gushyingura. Nimba n'uwo mutima baba bawufite. Claude namwiyumviye arimo aravuga ngo ejo ngagiye kohereza amafaranga ngo yiwe ngo nikaze TV ngo bagiye kohereza amafaranga. Ayo mafaranga kuki utayohereje mbere? Umuntu yegora ubonye yuko agitaka ahubwo ukavuga yuko amafaranga ni nabwo ugiye kwatsa imodoka ujye gushyingura. Guys, yegora yabuze kumutabariza arwaye, arangije avuga ngo yodarinze amafi. Abandi nabo ngo bamubonye ari kubyina bo kabyinira hejuru y'amazi. Mu buzima cyo kora ibintu mwamukora muri iyi mihanda, umuntu ararwaye ameze nabi. Biratangaje kubona nta n'ubutabazi mwamukoreye, n'ababumukoreye mwari mumeze nk'abari mu irushanwa. None ngiye kubona bamwe impamvu ngewe ndimo ndasaba kugira ngo ribu ijye muri kino kibazo. Urabona itangazamakuru jenoside ijya kuba, sibyo? Mu mateka bagiye batubwira jenoside ijya kuba, ikintu bita itangazamakuru. Kandi noneho kiriya gihe umenye yuko ibyo bintu by'amayutubu ntabwo byari bihari, ariko abantu bumvaga radiyo, sibyo? Bumvaga radiyo. Noneho na bamwe mu bari kuzikoraho buru ngubu ubugome banafite, icyo gihe nabo bari banari. Uri kumva abantu bakajya kuri radiyo bakavuga utuntu abantu benshi bakabyumva. Ubu noneho biroroshye. Hano mu Rwanda iyo ukoze akantu bakabishyira kuri social media iminota 2 pa biba bigeze kure. Ni ukuvuga yuko mushaka umuntu mwamukiza, mushaka no kumwicisha mwamwicisha.
ibi cyane bintu rero by'abanyamakuru nta nubwo ari abanyamakuru sinzi ngo ni ibiki uri kumva babyuka mu gitondo bagashinga ama YouTube channel ngo baje gutwika ngo baje gushaka views nge ntabwo nzi ikintu kiri muri views ibi bintu ribu nitabikurikirana muzasanga umuntu yisha umuntu hanyuma rero ajya gufata views nk'uko babivuga cyane rwose mani aba bagabo bafite udutsiko tw'abanyamakuru bagira amatiku gusa ni ukuri harimo uwitwa Pastor Claude ari nawe ngo uhagarariye iyo mihanda harimo uwitwa ngo Pastor Justin harimo uwitwa ngo Pastor Ezekiel nuko abo bose buretse bagiye bafite ama TV yitwa ngo Kiranuka TV ngo Ikaze TV ngo niba ari ngo Agasaro TV uriya mugore nta mugabo agira nta bana agira ikiza abanyarwanda nk'ibyo biganiro mu mwabibonye ibyo biganiro mu mwabibonye uriya ngo ni cyokora Pastor Claude mana we uzi ku muntu muzima kandi uvuga inkuru ejo wabasha no gusubiramo sibyo wowe murarimo arakubwira ngo erega ninjye wiyumva ninjye uzi mu mubiri wanjye uko niyumva n'ubwe ngo merewe nabi nyine ubwo nibyo ndi kumva byumva uko mbikubwiye byumva uko mbikubwiye nimba umuntu arwaye none se kujya muri detaye ngo ntarwaye aritatsa ni nka ibi bintu nibikomeza gutya tuzajya tubona abantu bapfa mu buryo bw'agaherere bakanabuza n'abantu bakamufasha imodoka urimo uravuga ngo uzatsa imodoka ujye yegora uri gutanga amafaranga ku munota yigosha noneho ejo bundi yari ari kuvuga ngo ari kwirwaza ngo yatumye ifi yagutumye ingona yewe pasiteri tunantera n'isese n'isuku benshi je mujye mumbabarira iryo zina ryo kuvuga ngo naba pasiteri nibarivaneho bashireho ibyo bizina byabo ntibakanduze izina ry'abapasiteri ntibakaryanduze abantu we umuntu ararwaye ari mu bitaro muri kubibona ko ari mu bitaro ribu urwego rwegerejwe abaturage ariko ribu dutabara aba bantu kuri YouTube kubera kubura ibyo bakora mbabwira amafaranga bano bantu bajya gukorera ikiganiro babishyura amafaranga 10,000 ngahibaze n'ukuri kw'Imana babishyura amafaranga 10,000 bigatuma uvuga ko umuntu ari kubeshya atarwaye mu by'ukuri koko bigatuma uzi ko n'ubu yapfuye hari umuntu wakoze ikiganiro ngo na n'ubu ntabwo ndemera ko yapfuye ibaze n'ukuri kw'Imana ibaze noneho nabonye n'umugore uvuga uzunguza amaraso mwibase ngo yamutwariye umugabo nyagutwarwa intambike cyokora uko bafashe wa mugabo wari injajwa naciyeho ndi kuzamura muri telefone mbona ngo azunguza amaraso mwibase ngo niwe wamwishe ngo yamutware Imana nyagasa ariko ribu nayo sinzi kabisa mu kanya mwese mwigiza abana beza mwari muri kumucira urwa Pilato mwari muri kuvuga yuko yirwaje mubuza n'abamufasha kumufasha bamara kumva abantu rero bo muri YouTube iyo bumvise muvuze muti uyu muntu arabeshya ntago arwaye mubyumva nk'ukuri mutuma batanamufasha none barapfuye mugiye kwirizwa mwisize ibitaka muyoraguye mu mihanda ngo yiwe mana we ngo twarahemutse harahemutse ese gusa ko muri abatindi babi muzanagwa ku gasi kubera ubugome bwanyu mufite mutuma nimba umuntu agukurikiye yakagukuyeho amakuru mazima mu by'ukuri warangiza ukavuga ngo uyu muntu sinzi njajwe inyandikiye ngo harya weje ngo nta kiganiro yigeze ukora kuri Vava ngo ejo cyewe se ndi manuka uburyo nshobora kubona umuntu arwaye nkajya gushinyagura uri kumva nimba udatabarije umuntu ceceka nagiye kubona mbona undi nawe akoze video azi ko afite n'abantu bamukurikirana
mu buzima buragiye hari ibintu mba numva bari gusobanukirwa urakoze neza. video ntago ndi kukumva neza Jihan. Sinzi uwo nabonye witwa Gerard yakoze video yabuze kujya kureba arwaye, yarabibonye byaratangajwe ko arwaye, arangije ati muzana yisanduku, aho kugira ngo ajye kumutabariza azi neza ko akurikirwa n'abantu benshi. Hari abandi bari kumutuka ejo bundi ngo ntago arwaye, izi saha nibo bari kuvuga ngo turajyana amafaranga. Ubwo bufaranga bwanyu mwabwihora ariko mwanjajwa n'ubundi ko nta mutima mwiza muba mubikoranye uretse kwiyerekana gusa. Muriyerekana se mu biki mwese ko muri aho ngaho Mana mu buzima? Namwe muzapfa tu, twese tuzapfa, niyo nzira. Ariko banyarwanda bari abagabo bo wenda bari abagabo ntacyo, ariko se nka Mugwiza umugore ufite abantu bakuru bangana na bari abagabo se babo ntago babafite. Umuntu w'umupasiteri aricara ngo bafungure nka YouTube channel we, ariko mana we, uyu muntu wababwiye ngo bafungure YouTube channel ngo baze gushaka views, mana yanjye akurahiye. Yego ko mana, noneho cyokora mu bihemukiramo basi byibura nimuvuga ibintu byumvikana. Ariko umuntu w'umubyeyi abonye umuntu arwaye arimo serumu aravugira hejuru, mu by'ukuri murabibona mwese. Namwe mwaba pasiteri mwe nimwe mwagafashe ya mbere mukavuga muti reka tujye no gusengera uyu muntu. Urumva ntago mwabikoze, muraje muraduhira gusa ngo ari kubeshya ngo ari gushaka amafaranga. Mwogashaka mukaburirwa mwebwe namwe mwagiye mukarwara basha mukareba ukuntu umubiri ubyara udahari. Umva Imana ihora ihoze, ariko reka mbabwize ukuri mw'abantu mwe, Imana irabampaniye, Imana ibambitiye cyane rwose, irabagaragaje gutya ku murongo. Ni Imana, ijambo ryavuga ngo ndi Imana idakiranirwa pe nanga ikimbangikanya icyo ari cyo cyose. Imana ibankorejemo akantu bita akeyo agati. Ibi bintu nibitabahereza isomo, nibitabahereza isomo, byibura barajya babona umuntu arwaye. Wagikecuru Mugwiza uzumirwa, ugenda utambitse ibirenge. Mugwiza ngo uhamagaye kangahe uzabure Kasuku nawe yarari kuvuga, Kasuku nawe yarari kuvuga ngo fafa rero, kandi nawe yarari kuvuga ngo ntago yararwaye ngo ari gutwika. Cyokora Kasu wowe ho buretse Kasuku ariko nawe mana yanjye aragira ati ngende mba ndi kwishakira views, arabyivugira. Hanyuma abandi bo baba bari gushaka ibitaka. Hanyuma se Kasu views ko wazibona niyo nda yawe ubwayo ni content cyane. Ntabwo uri content wakikozeho inkuru ukazikora ku free famille yawe. Ariko twebwe nubwo twari duhari ntabwo twigeze tuza gushinyagurira umuntu. Byibura nimba udatabarije umuntu icecekere. Funga umunwa wawe. Ntago nge turahangaha ku kibazo cya Vava, kuko ibya Vava byarangiye. Niba yigiriye mu ijuru yagiye, niba atanagiye no mu ijuru ubwo afite iyo yagiye. Imana niyo ibizi kuri ubu ngubu, Imana niyo iri guca urubanza. Ndimo ndavuga izi YouTube, umuntu abyuka mu gitondo agashinga YouTube, yarangiza ngo ari gushaka views, ugasanga akaza ashinyagura yinjiye mu muryango we, muri famiye y'umuntu. Ese mbabaze mwebwe nta mafamiye mufite? Harya ribu Mugwiza urwango ufite we Mugwiza nta nubwo ukunda igihugu. Uri inyangarwanda Mugwiza, wanga abana b'u Rwanda, we Mugwiza simbizi niba uri n'umunyarwanda, niba uri n'igiki ntago ngewe mbizi, kuko ntabwo ushaka kumbwira ukuntu umuntu w'umubyeyi ari we wakabaye agira abantu inama, ari we wakabaye ugira urubyiruko inama, ahubwo ufite urwango. Ikindi guhora uhanganye n'abana ubyaye, wigize
intyoza wigize ibintu byose ngo urabizi binshakura reka sinakubwira wa mukecuru we ubona umwanya wo kwicara ngo unitawaze urimo urirukanyira ibihumbi 10 bakwishyura ukaza gusesereza none ubu ngubu urimo uricuza ngo n'amagambo twavuze yegora ngo n'amagambo mwavuze jewe nicyo kintu cyantangaje uzumirwa noneho ikintu icyo nkundira cyitwa Imana muri kugaruka mukisubiramo ngo nyine ngo ninjye wabivuze nyine se nko ari ngo nguriya ngo waje ngagashaka ngo gutuma ngo dukeka ariko surajya gukekera umuntu wamenye ibyawe nimba umuntu avuze dore ukuntu bimeze nimba wumvise umuntu avuze kugira ngo nimba yarabateye kubikeka mukabikemanga wowe wari ushinzwe iki kutishakiye amakuru uriya ngo ni Bosco we wagutumye ku bana b'u Rwanda niba ari n'umuntu wagutumye kuri uru rubyiruko rw'u Rwanda Mugwiza akaba yarakwishyuye akaba yaraguhaye avaza avuga ati uru rubyiruko rw'u Rwanda urarukoramo akazi ndakurahirira ukuri ntabwo uwo mugambi wawe uri bugereho byagupfubanye mugira karimi kariho inkota ityaye ku buryo nyine mwaragiye views zibibagiza zibakuramo umutima ahari hari ubumuntu hagiye ngo higira ngo views sibyo nukuri kw'Imana ariko ikintu kinera agahinda nukuntu Mugwiza nawe warabyaye ibyara n'abakobwa ibyo Imana ijya imbabarira ibyo wifuriza abandi nibyo bijya biba ku rubyaro rwawe inshuro 7 Mugwiza mugwi ngwamagaye inshuro zingahe ubureka ibyo wifuriza abandi bijye bigaruka ku rubyaro rwawe inshuro byibuze zirenze nk'igihumbi uriya ngo ni Bosco we mwikomeza kumunyandikira hano uri ufite amajigo wagira ngo ni intuze ni intashyi itaha kure uriya wicaye akavuga ngo na video arayifite ngo ari kubyina nyakubyina mu muriro uriya we mwimuvuga nje naramu uriya namubuka mana mbega umwana w'umuhungu ufite roho mbi tabia mbaya ngo ni Bosco akicara yewe n'amabinga mabi sinzi man mujye mumbabarira rwose ariko uyu Bosco we muzapfa mwumve uyu Bosco we mube mumwihoreye Bosco we mube mumubitsa hantu ikiganiro nshaka kujya kumurega mbura umwanya kuko nifite akazi ariko uyu we nanjye ndamurwaye nk'igisebe mureke uyu we nimwe mube mumuretse umuntu yicara abangaba nimba mwarakurikiranye ibiganiro nkundira Imana rero ariko Imana ibanyurije makeyo koko ese ubu muri kurya bikamanuka cyane rwose uwo ngo ni Bosco hakaza Mugwiza hakaza Pastor Koro je narabikurikirana ibiganiro nkavuga ariko mana kuki umuntu arembye njewe nyumva akora ikiganiro akavuga ngo uwo nahemukiye naravuze ntirijwi uyu muntu ararembye vrema ariko aho kumutabariza ngo arimo aratuma ngo amafi 50,000 none se abantu mwese urakoze cyane Cedric urakoze cyane Cedric nimba mw'abanyarwanda mwe muzajya mujya gukurikirana abantu bashinyagura kuriya namwe muri babi ntimworoshye umuntu aricaye aravuze ngo uyu muntu ntarwaye namwe ubwanyu muri kubibona ko arimo serumu mw'abanyarwanda kamufashije ahita bikupa akavuga ati okay uyu muntu ari mu Rwanda ibyo avuze nibyo ndabyumva none se urumva byarenzaho iki izinjajwa gusa ubwo se mamu bakurikiranye reka nkubwize ukuri nubwo abantu bababaye uriya mwana yigendeye ariko umuntu witwa Mugwiza umuntu witwa Claude umuntu witwa Bosco ubu murimo murarya ibiryo bikamanuka muri kuryama mugasinzira none oya ngo nagasaro se kakoze inkuru kavuga yuko Vava ari kubeshya cyo kora mu natumira n'abantu nabo aratumira reka ayushuwa muzi yuko uyu ngo ni Vava ibiganiro yarabahaye n'ubu mwangegera mwe muracyabicuruza muzanabicuruza ariko niyo nyiturano mu muhaye yo kujya kumushinyagurira wow cyakoze ashareka nagasaro se
umva kora showbiz reka dufite reka hano. reka mbabwize ukuri rwose ikintu bita RMC yahuzo nta kintu Oya, RMC icyitwa RMC yoyo barore nimube mumuretse niwe uyiyoboye. Icyitwa RMC banyarwa bayobozi bo mu Rwanda, urwego rw'itangazamakuru RMC rwo ntago turubara nk'urwego, kubera yuko hari ibyo rwirengagiza. Ese ko muzi ko hari ugutangaza no kugira gute RMC mwiyivuga ni mwice. uyu mugore wo ku Sinzi niba ari urwego TV buretse nkubwire uyu mugore wo ku Gasaro TV ni indyarya, ni akagore k'akajajwa, ni akagore kafata umuntu mu kiganiro kakagenda gasisika mu bundi bugambo, ni akagore k'ubusutwa kavuga njyewe rero ibyo biganiro byo ku Gasaro nta nubwo ndabyumva. njye mwumva gutyo abari kumwe n'abakorode bagenda uko nyine bakurikirana izi nijo nshorerane. Ariko iyi si nisakaye buri muntu wese imvura sha nta gisakaye pe. Akusha umuntu noneho yarwaye mw'Abanyarwanda. Ntabwo kwifuriza ibintu bibi, uri umubyeyi nanjye mfite umubyeyi, ariko mugwe ibintu byose wagiye wifuriza buri mukobwa wese muri no mujyi wa Kigali, ibyo bintu ntuzave mu isi bitageze ku bana bawe ngo biboneshe amaso yawe. Ariko mbabaze ibi sha byo kora mwagiye muvuga n'umuntu uriho mubona ko afite n'umwuka ari buze no kubasubiza. Umuntu arimo bombona arimo byadurinda kuvuga ngo bavuga umuntu uriho we barajya kumuvuga bakajya kwinjira mu buzima bwe. Umuntu agatangira agashaka kumenya ikintu Briane yambariyeho, aho yaraye, bwakibaze no kuri Imana. Mwibarize ugira ngo mwe nta bibazo mufite, ariko ko buri wese afite ibibazo. Ujya wikoraho inkuru, nubu urugendo gukora inkuru kuri nyoko, ujya no gukora inkuru kuri so, nibashira ugenda ukore kuri barumuna bawe, ugenda aho uvuka, ugende kwakora inkuru, ariko mwikinjira mu buzima. Bosco, wowe Bosco y'impaya, wakagawe, wakiza we, wakigarasha we, wanyanga Rwanda we, uvumye saa 1:41 urakansha hirya kure. Uri umutindi kandi reka nkubwize ukuri, Imana iraguhannye, Imana iraguhannye, Imana iraguhannye, Imana iraguhannye. Ibaze ko ubu abantu bose mwakoze ubukurukuru buvuga ubugambo, ubu mumeze gute kuko mu mitima yanyu ntimurimo murashya? Yegura ariko nk'abantu cyokora mudufashije ibyo biganiro mwakoze mushinyagura muvuga yuko ari kubeshya, mwakwihanganye mukabisiba ko muri abagome, ko ari ubugome. Ese mbabaza ubu muriyumva mute nyuma yo gutangaza, uretse nyuma yo gutangaza ko ngo babeshya ko arwaye, ubu muri kwiyumva gute mu mitima yanyu? Ese murumva muzatura nk'imisozi? Allo Pastor Claude, umupasteri koko nawe ukibyemera ngo njyewe rero ndumva ayo matayito bajya bayikuraho, kuko pastor hari ibimuranga. Iyo byafashe iyo hagiye ijambo ngo pastor hari ibintu bimuranga. Nimusigarane ubwo buzima bwanyu, musigare muri inshashwa z'abapasteri. Nibaza nk'abayoboke babayoboka mwangegera mwe z'abapasteri bibigoryi birirwa banatumuka ivumbi batazi no koga. Hari ako nabonye gafite amenyo y'urubobi kanteye isese, noneho yagiye aravuga ngo kuba Vava yapfuye ngo byamushimishije. Uzapfe nawe bidushimishe wanyu. Udusaza turi aho ngaho tutazi no gukaraba duhorana imitori. Reka ngende bakubwira ndabazi, reka ngende bakubwira ngenda bakurikira. Uwo yitwa Pastor Ezekiel afite channel yitwa ngo Kiranuka TV. Genda murebe tayito yakoze. Mureke mbabwite mw'abantu aba biyita abapasiteri. Ufite ya telefone yindi ndayifite, yinkorere screenshot atarayihindura iriya tayito. Ivuga ngo iki? Ivuga ngo urupfu rwa Vava rwanshimishije. Igo sha namwe mujye mubwiza ukuri ngo shimishijwe n'urupfu rwa Dorimbogo. Ariko mana, ariko sha uyu mupasiteri dore ngaka akantu katazi no koga, ubuntu butazi no kugura amashati. Mana umva tayito yabo ukuntu ivuga. Ikiganiro erega buretse ntago Imana uko ntago Imana umva mwumve tayito,
umva gato mbaze ngusomere iyo title mwumve title iri kuri iki kiganiro noneho namwe mufite ama YouTube mukabishyiraho ngo nshimishijwe n'urupfu rwa Dorimbogo ngo uruhare rw'umurwaza we uwamuhanuriye gukenyuka mana nyagasani we iyi ni title kweri oh la la wow cyokora utu dupase rero munazana mujye munatwigisha kubrashinga twoza amenyo nimba tudafite n'uburoso n'izo korogati bashaka ibiti by'inturusu n'umwanzuranya bashinge mu menyo amenyo yuzuye urubobi noneho umva gato bria ndebe cyokora ndumiwe pe iyi ni tayito koko muraba ubuse Kerero ibisimba nanabibo mbona utu video dutambuka ye baba uriya uwo mupasiteri uri kubona uwo wamenyo witwa ngo kira shana mwampaye umubiri muzapfa uretse shu uwo yigeze mu minsi yashize yatandukanye n'umugore we umugore yamukanye kase bagiye kumusura mu rugo bagiye kumukoresha ikiganiro mu rugo ubwo uzi nk'ahantu ababa wabonye mu nzu ahatuye muri saro ye njyewe reka nk'ibyo simba nabibonye njye mba narabibonye n'ubundi bameze babayeho wagira ngo ni ukwiyahura ni ukuri kw'Imana ako mw'abanyarwanda mwebwe ntabwo muzi kuyungurura uretse ziha ADPR yaragira bitumura ibivana muri ADPR baraza baza kubwera hano sibyo Pastor Claude urabizi ukuntu mu biganiro bye byose ntago washobora kuburamo Mutesi ntabwo byaburamo Mutesi ntiyaburamo wari wabona Mutesi avuga kuri Claude mva uwo witwa muri Pastor Juste birirwa kuri YouTube basaba ngo bitanu ngo veni uriya mugore witwa Rayira wakoreshaga Valentina uwo Pastor Juste yagiye kumusura mu 1010 yavuze icyumweru cyose nk'ayabagombozi ngahibaza ngaho namwe mw'abanyarwanda mwibaza ceceka uyu mugore witwa Mugwiza ubona w'umukecuru ukora ibiganiro kuri 3D bamwishyura 1010 kuri buri kiganiro subila yarangiza agafata inkuru atakora ku mwana we yabyaye ndahamya neza yuko Mugwiza umwana w'aka kanya ari mu bitaro yaba arimo aratabaza inshuti n'abavandimwe avuga ati umwana wanjye narwaje merewe nabi umwana wanjye ararembye ibyo ariko wari umwakasha agaho kari kundi karahandurika koko kubera yuko ari umwana wundi abiki inkunda pe none se ubumugwi ko Valentina apfuye ubu none uri muraza kuvuga ubusa yewe ngo amagambo twavuze ngo ubusema ngo mana ngo tuzazira gutwika we tuzazira gutwika we mugwi bikugirirweho inshuro zitabarika ariko barinda baripotinga ubu bucano RIB ushinzwe iki ese barinda kuba baripotinga mwe mu bafollowinga kuki mu basubscribingira amacano yabo ko namwe muri ba namwe cyakora mana Imana irabagaragaje tu ngo arabeshya bari gushaka iyo ngiye kuryama nijoro ncamo nkareba utuntu biriwe bivugisha uyu bungiye kujya nanjye mbishirikira ubute mfe kureba utu dusaza dutumuka ivumbi mba ntubona hari igihe badupostinga nkatubona umuntu w'umubyeyi umuntu ufite umubiri w'abarangi yewe uri umukuru w'abarangi wabeshye koko ni Mugwiza yaraje aravuga ngo ni umukuru w'abarangi abarangi ni ibiki abarangi ni abantu ngo basenga inzoka bafite inzoka ese yamuvuga ngo uwo muntu ateye iseseme n'icyo kiganiro mukaba mwakibonye cyo gushinyagura simwe mwagiye kumukurikira mutamukurikiye yabwira abandi yemura nantama uranyumvira di mukaza namwe muvuga ubusa simwe se mwirwa mujya kubareba mugatega amatwi ariko umuntu bari umubona ari arembye ari kuvuga ngo ni nanapfa muzambabarire ubona hemuki
muranyibariza ngo ese buriya YouTube igira abayobozi hano mu Rwanda cyangwa ubyutse wese abo bose barabyuka bagahita bafungura YouTube channel wa muntu hano akanafatisha mu telefone Rwanda ikiganiro eh utagira ngo bafite cyane n'amakamera bakoresha telefone bagafata ikiganiro cyane bakaprodinga rwose rero ngo kugira ngo babone views ngo nuko ngo bavuga ngo inkuru ngo zakasa mutwe niko Claude yirirwa avuga urakoze cyane mugwiza afite umukobwa witwa Samantha yego uwo Samantha yigeze no kuba umudiji yapfuye sha ngo nibyo koko Vava yapfuye yego yapfuye nanjye muzamfungurire cano wazajya ukayifungurira kandi Samantha yari inshuti yanjye wa mana yanjye umuntu uziranye na Samantha yamumbwiriye akabwira nyina ko akoze ashaje ubwiza daragenda ivumbi bari mutumuke nyuma yicara kuri moto ibirenge ntibikora hahande abagenzi bakandagira amaguru areremba hejuru mugwiza kuri umubyeyi kugira inama y'uburyo tugomba kubaho ukuntu tugomba kwitwara mugwi ukareka amatigo mugwiza ntashobora kurya urabona ko akuno umuntu arya afunze umunwa dora barimo arya yasamye ameze nk'umuntu warwaye igikanu ntago ajya ahindukira aba ameze nk'irobareba ahantu hamwe mugwiza niyo avuga uzareba akunda kuvuga ararana ariko mugwi ubu wananiwe kujya kwita kuri ibyo bibazo byose ufite uri kuza kuvuga ubusa none ubu wisamye wasandaye uri kuza kuvuga ngo mana we ngo n'amagambo yose twavuze ngo ko gutwika bizadukoraho wikanurisha amaso umeze nk'umusazi ubu ntabwo uri gusebya Samantha mana yanjye cyokora iki cyokora abanyarwanda uri gusebya Samantha uri gusebya n'uwo bita ngo Reco abo ni abakobwa bawe ni abakobwa bakeneye vision ni abakobwa bakeneye gutambuka abantu bakabona ni umukobwa wawe azanyura mu bantu gute ababizi neza niyo musanga umwana atangiye kukwihakana ko utari nyina umuntu w'umukecuru ugifite imyate uba muri Kigali mugwiza ngo wamagaye kangahe mugwi umwana wawe ejo azagera mu bantu gute atangira agira ipfunwe ryo kwitwa yuko mama ari wowe mama we kubera amagambo wirirwa uvugira kuri YouTube wa mukecuru njyewe uwo wifashishije umunsi ndatangira kureba ibiganiro byabo umva se nago abandi bamama barahari baza bakigisha abakobwa wenda niyo umuntu yakoze amakosa twese nago turi ba ntamunoza niba ari ko bavuga nago mbizi ba ntamumoza niba ari ntamuhoza niba ari ibiki bintu nk'ibi ni ba ntamunoza niko bavuga nago abantu turi ba ntamunoza uri kumva ariko mugwi wanaza ugakebura umuntu ukavuga ati Brian ibyo bintu urimo ntago ari byiza ibyo bintu urimo hoya reka ngukebure nk'umwana wanje uri kumva ukagira abagore inama hari inama nyinshi zo kugira abantu inama ukuntu bakubaka ariko se warubaka wewe warubaze sinumva ngo n'umuhungu mwari mugiye kubana yarakwanze kandi mugwiza ufite ibibazo byinshi ipu mugwi ari mugwi ni mugwiza harya gera nk'ibyo biganiro simbana nabikurikiye ahubwo mbona uduvideo dutoya nkavuga ngo reka nze ngo nanike iyi ndaya ibaza umuntu w'umutima ariko mwavuye muri ibintu uko mushaje ngemba muri nabakwiriye kuba bacuruza ibikambara muri imihanda hari abantu baba bakwiye no gucuruza ibikambara uretse mugwiza rero kuyapdatinga ni byiza pe sibyo ariko byibuza za n'ibintu byiza utubwira ibaze we cyo ko perezida ibi ni ugusebya u Rwanda ni ugusebya abanyarwanda ko twari twimere neza ko mugwi perezida atararahira utangiye gukora amabara ubwo none namara kurahira turagushyira he njyewe ndasaba mugwiza Pastor Claude na Bosco babubakira inzu bagende bayibatuze mu bonyine bashyire nko kwishyamba bariho bajya nuri na kiriya gice cy'igikuri ngo ni Bosco
hanyuma rero ngiye kugira inama 3D TV dore abantu bari kunyarikira ngo niturebe ikiganiro bashyizeho n'uyu witwa Kamarade uyu mwana uyu mugabo witwa Kamarade mushatse mwajya mwitonda ibintu muba murimo ntago mubizi ntago muri abanyamakuru b'umwuga murabizi niyo mpamvu mujya mwitondera abantu muvugaho ko ntago muba mubazi 3D Mika uri umuntu w'umugabo vugurura channel yawe wikomeza kwakira abantu kwibasira abandi bantu cyakora mama umuntu yiyita pasiteri nta munsi n'umwe arakora ikiganiro kijyanye n'ijambo ry'Imana ndebera uyu se ni ninde uri kwiriza wiyita pasiteri gute kandi kuri channel yawe nta munsi n'umwe haracaho ikiganiro cy'iyobokamana hacaho amatiku gusa ntarangiza mukaza ngo muri abakuru b'abarangi kwacu nara Yesu mu izina rya Yesu abazimukure faya mu izina rya Yesu uri umukecuru uri igikuri ufite ibibazo nka miliyoni utambitse ibirenge umwana wawe ntari proud yo kuba uri mama we jewe umukobwa wa Bugwiza ndamuzi witwa Samantha umukobwa mwiza cyane umukobwa munini ko kubyibushye nawe ariko Sama niba uri umwana w'umukobwa wabwiye mama wakava kuri ro mihanda cyangwa niba nanayigumyeho akagira ubwuka mwiza n'abantu mutubabarire ribu ikurikirana aba bantu bashaka ngo views iryo jambo ryo kushaka ngo views Igo sha ntimunatange n'ibiganiro mu mirongo migari umuntu ararwaye sha muri no kububura arimo serumu nimurangiza ngo arabeshya cyokora niho nabatinye n'umuntu mwana mwica ngo ndimo ndatwika ngo ndimo ngo ndashaka views ni mwami Yesu cyokora namwe mw'abanyarwanda namwe muzi gutandukanya icyatsi n'ururo ntago nibaza ukuntu muri kubona umuntu arembye ibi rero bizatuma abantu bazajya badupfana by'agaherere uri kumva nimubona umuntu avuze ngo ararwaye hari n'ukuntu mwamufasha mukumva umuntu nka Jihad araje aravuze ngo ari kubabeshya nta n'amakuru abifitiye namwe mukagendera muri icyo kigare namwe ntimworoshye Mugwiza yewe mugwi wakabaye ubu ngubu uri kwa muganga abaganga bari kukwita urabizi ko uri guciragura inkonda Mugwiza ubu wakabaye ufite abaganga bari kukwitaho bari kukuganiriza kugira ngo usaze neza rimwe na rimwe wabonye umwanya uze utuganirize kuri YouTube cyangwa se unafungure YouTube channel yawe dukurikire ibya babanze bakuvura icyo gikabo bakuvure gutaragura kuciragura bakuvure mugwi sinzi ibintu aba yajunditse niba ry'ubugoro ariko Mugwiza wa mana Mugwiza we umwanya wagafashe ngo ujye kwivuza niwo mwanya uri muraza kuvuga ubusa none ubu wisamye wasandaye uri muraza kuvuga ngo muzicwa no gutwika nkawe yegora ko na business ugira wenda ngo uze ngo yitwikire abantu bakugane yegora aho ubundi mbaza umuntu muri njyewe ngo wabarimo aramanuka muri za escalier zo kuri grite adibadiba ahagiye kura moto abashwana n'umumotari wakwigishira ikizana Mugwiza ufite ibibazo byinshi ku buryo utagakwiye kuza ahangaha udafite ikintu uje kubwira abanyarwanda uravuga uciragura inkonda uvuga amacashwa ataruka ngaho Mugwiza uvuga amazi yuzuye akanwa ntubasha no kunama urwaye urukebu ariko mugwe ubwo ibyo bibazo ufite nibyo uri gushaka kongeraho n'ibindi by'abandi none aka kanya ukaba uri muraza wivugishwa ngo uzazira gutwika uzazira nyine we uziko ku kavideo nkabonye kariya wa postinze kari umpaye
ngo ye baba we ngo gutwika bizadukoraho we umuntu w'umubyeyi we ese biragukoraho kangahe se biragukoraho kangahe mana cyokora geni mwajye munakurikira nk'uyu muntu witwa Karegeya koko Karegeya bari mu murongo neza ibintu byose agira ariko abandi baraza bagahwerahweza umuntu arimo serumu ariko buriya umuntu arimo serumu murabibona biragaragara mu by'ukuri mw'abanyarwanda umuntu akaza akababwira mwarangiza mukavuga ngo umuntu ngo nta kinyabupfura agira ngo tujye twubaha abantu baturuta ubu se ubu niba umukecuru nka Mugwiza aje akaza akavuga ibintu biterekeranye umuntu yabivuga nk'ubu Mugwiza wamwubaha uwuhereye ngo dore imbogo ngo reka ngo kiriya gikoma ngo kigize ibiki ngo noneho ngo ubu yatetse imitwe ngo yagiye kurwara ngo ku bitaro ngo bya Kibogora niba ari Kibogora ngo arimo ngo arateka imitwe ngo kugira ngo abadiaspora ngo bamuhe amafaranga muri kumva ariko ngo abadiaspora muri ibigoryi we ngo abadiaspora n'ubwenge mugira ngo abadiaspora ngo muri ibicucu ngo mwarahumye ngo babahumye ku maso ngo nge Mugwiza ngo ndi umubyeyi nge Mugwiza ibyo mbabwira aba bana ye baba we Mugwi ukozwe n'iso uko niko Satani ahemba icyo kiganiro kirahari avuga gutyo niba batagisibye mumbabarire ndajya kukireba umva Mugwi Satani nuko ahemba arakureka akakuzana akakwereka ko ibyo ejo bundi na postinze akantu ngo isaha yawe yo guseba iyo yageze utangira kumva udukoryo twinshi isaha yawe yo guseba iyo igeze utangira kwiyumvamo udukoryo ukumva ko ari we muntu uzi udukoryo twinshi yego Mugwiza urasebye Bosco urasebye kandi musebye mu bintu bibi igosha kugushinyagurira umuntu urembye we uramwana vava yego ko mana yanjye yari yiryamiye aravuga ati nintagaruka i Kigali uwo naherekiye azambabarire nintaha muzansezere neza muzamperekeze neza igosha abasiga muri kubwerabwera murayavuga none ari bweshagura ubu koko ayo mafaranga mwatumye abadiaspora batohereza bazayaboherereze namwe abana banyu baryamye nk'aho yari aryamye cyane rwose Mugwiza ugende niba ari n'abo barangi bawe wicare ni wowe uzi Imana usenga ubwira Imana uyibwire ati Imana mbabarira Imana kwanza ibanze guhereza amahoro mu mutima kuko ndabizi neza ko ahantu uri nta mahoro ufite nabonye aravuga arya iminwa noneho namwiriwe abantu sinzi ibintu yacurikira uriya we wagira ngo afite rubine mu kanwa biba bitaruka ukagira ngo ni robine yatobotse mu buzima urucira mukaso rugahitana nyoko ariko reka nkubwize ukuri nta kintu kibabaje nko kuba mwaravuze we igosha mushinyagura sha yewe we ngo arabeshya ngo ari gushaka amafaranga ariko mwebwe mbabaza ngo ariko ngo abadiaspora nabo ngo ni ibigoryi ngo umuntu ngaraza akababwira ibintu ngo bagahita babyemera ngo uriya mwana ngo ari kubabeshya ngo we na Dr. M ngo uri kumva ngo barashaka amafaranga ngo yo kurya ngo abadiaspora ngo ziriya planka ngiye ngo bazikina ngo nari Mugwi ubu se wakongera ugasubiramo ko ziriya planka bazitegura wari uhari cyokora mana isi irikoreye abantu rero twavuga ngo tuvuze nabi abantu b'abagome nk'abariya uwo ngo ni Bosco we mube mumumbikiye gato mube mumubitse gato ashyomoka kurusha ikiwe nta nicyo mwamurenganyaho kuko ni ku bwenge bwe bureshya uko areshya na ku bwenge bwe uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire ribu zamukurikirana ariko ngewe nararahiye yuko niyongera kunkora y'ikiganiro akavuga izina ryanjye mu biganiro bye imbere y'Imana yo mu ijuru ntago nzabihanganira ngewe sibyo uyu mugabo ni Pastor Theogene nakimara kwitaba Imana yafashe ikiganiro akazajya afata akavuga ngo sabe ngo nacita ngo nabicanyi Yesu uyu mugabo witwa ngo Bosco Empire ni shitani ifite amahembe yicaye hano muri iyi si
avuga ataruhuka Yes. ameze nk'umuntu wahuye n'ihungabana wagira ngo yakoze Imana imbabare ngiye kuvuga amagambo mabi izina rya Yesu. Mhm. 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 Agiye warashyomoka nabonye aho namuboneye nta nubwo nari muzi nabonye avuga ngo Vava arabeshya ntarwaye ngo namubonye ari kubyina mu bitaro ngo naramwiboneye ngo na video ndayifu. Yes we. Noneho nyuma bama kandi gace bakavuga ngo ntago yapfuye. You guys cyokora muri babi pe. Cyokora leta nitababaza ibi bintu mwa muri gukora imitima yanyu izabibabaza. Imitima yanyu yonyine, imitima yanyu. Bosco njyewe nibwo nabonye ibiganiro biko se aba bantu bari kubona ko undi mwana arwaye byibura nimba utamutabarije icecekere biraruta. Cyokora ariko se niba udafite ikintu ufasha umuntu wakicecekeye ukamwihorera rwose icecekere pe. niba nta ariko support uzana abantu wicaza aho ngaho ubagaburire ngira ngo amandazi nimba ari imisemburo ya misemburo ya capamandazi bayabazamutsemo bagatangira bakavuga ubusa ukicaza abantu. Dore nibwo banyohereje ikiganiro cyo ku Gasaro TV ariko nibyo se koko Vava ntarwa ntago. Hako uriya mugore ngewe mba nibaza ikibazo kimwe. Uriya mugore komeruka bavuga ngo afite umugabo. Wa mugore wo ku Gasaro TV reka nkwibarize. Ubu unanirwa kujya kwita ku mugabo wawe cyangwa se kuvuga izindi nkuru wabuze abatumirwa. Hano hari abantu bafite imishinga. Jewe bari abantu ndanabazi. Oya baragenda nabazi. Bari ndabazi. Hari abana benshi wakicara ugatumira mu kiganiro bakavuga urugendo rwabo bakavuga ahantu bivanye naho bageze sibyo abantu bakabikunda uri kumva ariko mpaka ariko je bari abantu ndanabazi mperuka kera bakora ibiganiro byiza sinzi ukuntu baje mu byo gushinyagura do bande bari abagasaba ndabazi pe sinzi ahantu yacamataniye na ba Buster Claude. Wahuye na bari yabo biba byabaye uriya ariko uriya ngo ni Bosco akorera hehe abahe nuwahe ni muntu ki man uzaka umugore ngo uriya mugore ngo ni Gasaro ni umunyamakuru umugabo we niwe kameramani we. Izo views zo bazana twica bagiye no kuzaza baza guhagarara imbere ya gate bazuminge n'ibiri kubera muri salo bakabone views. Ariko mana yayi Yesu we ibyo bintu byo kwita ngo muri abapaste umva mu minsi yimeruka nuko bimeze ariko Imana ntago izigera iceceka muzajya muyikoza agati mu jisho ibareke ariko namwe nijya kubahemba ibahereza ibibakwiriye. Numviseraga mu kanya nari ndimo ndareba ibiganiro byabo ngo mwikomeza ngo kunshyiraho ngo Vava ngo muramukiraho se ngo ubundi ngo nago ngo Dr. Emma ariwe watumye ngo dukeka yuko bari ibyo bari kwigirisha ngo uwarinde ibintu mugwiza kiriya gikecuru ego man we na Claude ngo dore ngo Dr. Emma ngo niwe watumye ngo dukeka ngo yuko ngo bari ngo muri pranka ngo kubera ko ngo yazaga akavuga ibintu ngo kumva yuko ngo harimo tena yewe none se yagendeye ku byuriya ngo ni harya uwo ngo ninde ngo bumvaga uwo ninde uwo ngo ninde ubu ibiganiro bya Dore Imbogo muracyarimo murabicuruza. Inyiturano y'abanyarwanda niyi cyane rwose ngo n'uyu nguyu ego dore nk'ibi ndabibonye umva we ngo amagambo twavuze we ndebere ariko mbega umukecuru w'impunguzi uziko aribwo mbibonye noneho ngo amagambo twavuze we kamecece ubu ndi kugenda mbabona neza abanyarwanda. Yesu we bibumvisha arimo aravuga ngo amagambo twavuze yewe amagambo mwavuze ninde se
ngo uzi ko ari gutwika uyabatumye bizadukoraho, ngo uzi ko gutwika bizadukoraho. Ibaza umuntu w'umukecuru w'imyaka 80 ngo gutwika bizamukoraho. Mu kwizura bura kujya gushaka uduti ugakoza kuri icyo gitsinsino cyawe, umuntu uri ikigara urwara imyatute. Ko numva ngo Samantha aricaye. cyokora man ndumiwe ahubwo noneho nibwo ndangiye burundu ngo amagambo twavuze we. Ibaze ngo none bahise bazana abana be, ngo none bahise bazana abana be, murebe ko bari kuri tele, ngamumbwire. Dewe ni ikigera ariko koro inkoni y'Imana. Claude wereka nkwiterere story muretse wumve ko gutwika bizadukoraho. iye Mani mbabarira. eh Ko byose bitewe n'urangwa ni Dr. M. je Ahururana inkuru azihururana avuga mu buryo wumva ko ahashobora kuba harimo ikindi kintu, natwe tukagira amakenga cyangwa tukabivugaho mu buryo tudahaye agaciro uburwayi bwe. kucyo uyu se kucyo atashatse amakuru cyokora mu mwana wawe wabyaye, iyo aba ari umwana wawe wabyaye wari kugira amakenga. uretse wumve Gusa abarokore bo umva umuntu arwaye bakihutira kujya ngo mu masengesho gusa. abarangize bakora cyokora mureke mbabwire abantu bashinyaguriye nanjye narozwe nuko ntabivuze ye ibaye karogoro bikagendewe urakancira. nagiye ahantu bakuroga gute se sindi buhavuge, ngenda mfite agacupa k'amazi nari naguze ibyo bintu by'uwo mugore. ese burya uzi ko yashinyaguriye Vava mu buryo bubi bukomeye. Oh la la, uyu mugore iyo uza kureba icyo kiganiro uri kureba arimo aravuga ngo gutwika bizadukoraho, nicyo yaraye akoze nijoro bakimara kuvuga yuko Vava yitabye Imana. mbere yaramushinga ngo bakurikiraga ngo ibyo uriya avuga yakoze mbere arimo arabwira aba diaspora ngo ni ibigoryi, ngo kubera iki ngo bapfa kohereza amafaranga ngo uko biboneye, ngo nibareke gukomeza kohereza amafaranga. Uwo mugore cyokora bakimukubita ka video, ubwo bari barimo barakora kuri ka video barimo aravuga karwaye ameze nabi. Murumva yo la la. cyokora mureke mbabwire mwa bantu mwe mwese mwashinyaguye, namwe muzarwaze muzumva uko bimera, namwe babacinyagurire gutyo. umva gutwika, umuntu yatwika kandi yatwikira mu bintu byinshi. Mani iyi Kigali cyane byinshi byo gutwika pe cyane. Kigali irimo ibintu byo kuvuga byinshi, irimo ibintu byo kuvuga byinshi, ariko mureke mbabwire mwa bantu nimuzajya mugera ku muntu warwaye, nimuve mu buzima bw'abantu, nimuve mu buzima bw'abantu. Namwe mwitegereze, wicare uvuga atari kubukukuru ndi kujagajaga mu buzima bw'undi muntu, abaye ari ubwanjye bari kujagajagamo byagenda gute? aha abaye ari njyewe uri kuvugwaho byagenda gute? Sha mugwi urasebye we naribi, urasebye ubu cyamanjiriwe, noneho ya myatu ubu yasamye, ubu noneho turi kwiciraguraho kimeze nk'igisazi, none ubu cyabwera bwereye bwera. ibaze ko ngo mukanya ngo Agasaro TV bakoze inkuru mu mwanya ngo ushize bakazana abana ngo bava. Ibaze ye baba we, abana murabajyana he kweri? Abana mwabaretse muze abana, uzi nimba bari gushyiramo abana, muzi ko abana muba muri cyo kora we. Ribi ibintu nibireberera abana ntibemerewe no kujya mu bitangazamakuru nimba mutanabizi. Abana muze ejo se bazabiki mwagumye mu mwebwe mushaje. Erega reka nkubwire, abo bana se
abo wumva uwo mugore wa Gasaro yabafasha akabajyana iwe akajya kubarera basi we na Korode izo ariko nk'ubu Korode na Mugwiza Korode Bosco Agasaro TV mwafasha abo bana bavava mu kabarira byibuza mukabakuza ngo Brian vuga Mugwiza gake cyangwa akuroge umva ndasengeye nge ndiho umwuka w'Imana nago ngorana nabo bazimu babarangi mu izina rya Yesu fire ubu umuntu atutse se ninde ahubwo se ngo Jihad ntiyamuvuga kuko amukunda indese njyewe ariko ibaze ko bashyizeho n'udusura tw'abo bana sha amakosa mabi cyane rwose ibintu ribu nibireberera nayo iraba kaneje tukize Pastor Claude uri kuvuga nka kadahumeka ndakubona n'umunsi wari mufite bibiri uri kwigisha ijambo ry'Imana uwo Pastor Juste avuga wagira ngo arimo arahunyahunyiriza ye baba we shambega abantu babi uzi ko bafasha abana sha bakabashyira muri social media aba bana maskini izina ry'Imana cyo kuramureka abana sha reka nkubwire kuba wafata abana ukabashyira muri social media ese abo bana wabafasha ukajya bafata ubarere byibuze uvuga ati ngewe reka nkorere iki gikorwa cy'urukundo bano bana babiri mpambane nabo bakure ubu subamariye iki kuza kubanika gurashaka views ariko izo mbwa za views wa mana we simureba izi views zizabakoraho umunsi umwe ibaze gushakira views ku bana mama wabo yitabye Imana sibyo vava yavuze kenshi katuruka mu muryango ukennye sibyo ko bamutaramiyeho mukanga yuko abantu bamuvuza ngo akire yirerera utwo twana byibuza nimufata abo bana mu barere mu bakuze cyokora ndume ese iyi foto iri gusirikira ya vava ari afite amapamba mu mazuru aha yari yapfuye sha mugashyira n'ifoto cyokora mana mu buzima umva reka ngire ku kazi reka ngiye gukorera Inferno abantu mushaka gusohoka rino joro muze kuza kuri Inferno ni hirya ya Kokobeni Kibihurura twitaramire nyine nta kundi na ubuzima burakomeza nyine uyu munsi n'uyu ejo ninjye ejo ni wowe ejo n'uri aho hirya ariko byibuze ugiye usize iki byibuze ugiye usize iyihe nkuru nkawe mugwi nk'ubu ngubu aka kanya ubwegetse ukamanika kenshi reka nkwibarize ikibazo ubu wasiga iyihe nkuru imusozi n'ibintu wirirwa udukorera aha cyokora Imana irihangana umva igire mu kazi ubu nanjye ndume wibuke bya bindi ubinshyire mu modoka Imana iri mu ijuru ireba ibyo dukora ariko izajya igenda ibanyanikira